Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Visit Rwanda Sport. Uyu ni umwanya mwiza twateguye kujya tubagezaho amakuru y'imikino agezweho aba yirwavugwa yaba ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ku maradiyo, televiziyo ndetse na social medias. Uyu munsi rero tugiye kwibanda ku ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ivugwamo amakuru menshi buri gihe, cyane ko ari ikipe ifite abafana benshi ndetse ari ikipe ikunzwe ikurikirwa cyane. Niyo mpamvu rero amakuru yose agezweho muri iyi timu tuba tugomba kuyabagezaho uko bukeye, uko bwije, ndetse buri update yose tukayibaha. Namwe icyo musabwa ni gukora subscribe hasi aho ngaho, ugakora no kukazogera tukajya tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nje kubabwira bamwe mu bakinnyi batanu bagiye kwirukanwa mu ikipe ya Rayon Sport batigeze batanga umusaruro habe namba, ndetse icyo Rayon Sport yari bitezemo ntibigeze bakibona. Turifashisha abanyamakuru b'inzobere, abanyamakuru b'abahanga kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse no kumva neza aba bakinnyi, icyo bari bamaze ndetse n'umusaruro wabuze wabaye inkene kuri bo waburiye he, niki cyabiteye, ndetse barasimbuzwa abandi, ni bande bashobora gusimbura aba bakinnyi muri rusange. Ni muri urwo rwego rero twabazaniye Rugaju Rigani, tubazanira Samir Sylvestre ndetse tubazanira na Ruvuyanga, tutibagiye na Mugaragu, kugira ngo bababwire byose ido nido, imva n'imvano, ndetse n'uburyo aba bakinnyi birukanwa barerekeza he, no kubera iki umusaruro wabo wabaye inkene. Komeza udukurikire, nakwibutsa gukora subscribe tukajya tubana mu bihe bitandukanye. Kurikira rero wiyumvire. Rayon Sport rero yavuze iti turi kugura abakinnyi bashya beza, ariko hari abakinnyi batari kuduha umusaruro, tugomba kuganira. Banazindukiye kuri ofisi za Rayon Sport, bamwe ibiganiro byatangiye mu gitondo isaa 2, niyo mpamvu nabuze abayobozi bare kugera saa 2:40. Bamwe ati twatangiye kuganira n'abakinnyi kugira ngo bamwe turebe amafaranga make twabaha, wenda nk'imishahara y'amezi 2 se, hanyuma bigendere. Mu mwandiko rero batanu bagomba gusohoka muri Rayon Sport. Uwa mbere n'umuzamu yitwa Pavel Nzira. Ari imikino 10 yakinnye yora akareka. Pavel Nzira baravuga ati twabonye Olivier Kwizera, dufite Kuyate, dufite n'umwana w'umunyarwanda. Nta mpamvu y'abazamu bane, bibaye byiza wakwigendera, twabanye neza, twumvikane ibyo twagura, twacane uzimu, wigendere wigira ahandi. Ubwo rero uyu muvandimwe biragaragara yuko uwo gusohoka birahari cyane, birashoboka. Uwa kabiri uhabwa amahirwe menshi cyane yo gusohoka bakaba bamwita Niyonzima Olivier Sefu Kamba na roho. Baravuga bati dufite uwo bita Likau Kitoko, tukagira Ntarindwa Aimable, tukagira na Richard hakina kuri 6. Mu by'ukuri twaba turi kugorana, bibaye byiza ibyo bakabibwira ati kwigendera. Icyizere tuba tugufitemo wanatumye tujya ku isoko bitari ngombwa, kuko wakabaye warafashe warakabye nimero 6, abantu twaranibagiwe ko uwo mwanya ari umwanya wo gushaka umukinnyi. None watumye dusigaye dufata icyemezo cyo guhengeka Richard agakina na Tony Kitoga. Richard bakemera akavuga ati reka dusufure Aimable tumushyire mu bagakina match. Richard akemera agakina uri amwanya adakina, akavuga ati twemere dufate risk kugira ngo wowe nk'umukinnyi twafata nk'umukinnyi y'igitegererezo uko wadutengushye tugushyiremo. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kujya ku isoko dushaka undi mukinnyi. Kuba yaje wowe nta mpamvu ko turi buze gukomeza. Narabwira batatu abanyamahanga bashya bazaba bari muri derby. Hanyuma Rayon Sport yicaye iravuga iti mwana muto ya Rivaldo w'umunyarwanda, yego wabonaga ibintu bitari bibi cyane aho twagukuye mu ikipe ya Gasogi, ariko mu by'ukuri yabaneye ikabutura wakwigendera rwose. Twabonye abandi bawinga, ntago twazanye Vini Bienvenue ngo dukomeze tuguhe umwanya, biragoye, wakwigendera, turagushimiye. Uyu nawe ari mu mwandiko magomba kugenda. Rayon Sport kandi yavuze ati waje tugufitamo icyizere, wateye amashoti akomeye cyane, abareba baguhaye amafaranga, ufite n'ibikwisi by'abakinnyi kabisa, ariko Adama Bagayoko, Adama igihe kirageze, wakwigendera mwana wa mama. Adama mu mwandiko nawe yagarutswe, umwanya we wajeho umuwinga. Haracyari Nazizi Basane kuranya, ufite amezi 2 uzagaruka. Bati ufite payroll iri hejuru, ibyo tugutangaho biri hejuru, twazanye abandi bakinnyi. Iri foko tugomba kuzana abakinnyi ko tunareba ngo
kuri konti hariho iki kiri buze gutuma turi bugere squad nini. Adama Bago bakabona umutoza nta namufite no muri filozofi kuko umutoza narebye abona uburyo bw'imikinire ntabwo ari umukinnyi uri kumukonveka unanyura imitekerereze n'uburyo bwe bw'imikinishirize. Ubuyobozi buhitamo kuvuga ko agomba kuva nayo kuri payroll ikipe ya Rayon Sport. Regani ku izina ry'Imana y'imwe ijuru wa gatanu ndamwibagiwe wa gatanu uri mu gihe Abdelaziz wamuvuze se Bonheur Rivaldo Rivaldo namubuze so uvuze Rivaldo ukavuga Sefu ukavuga Adama Bagayogo na Pavel harimo nuzo kuri gatatu ibyo musore press urakoze cyane nari mwibagiwe urumwagiye gute kandi ari uri mu mwandiko mbere musore prince agomba nawe gusezererwa bavuze bati gatatu iriho abantu bahagije ati watumye ijoro tumukura muri Indesirable tumugarura mu bakina mu kibuga uhari uri umupro ati ntabwo byakunda twazanye dawo dufite n'abaganijuru basimbura nta kibazo rwose bakwigendera sindi nawe yahengekwa baragenda rero umva batatu b'abanyamahanga bagomba bari gutekerezwa gukoreshwa muri derby mbabwira ko ibihano bya Rayon Sport ku munsi w'ejo saa 7:15 FIFA yabikuyemo ya bani barabuze bati ikuwemo mwemerewe gusinyisha noneho likawukitoka ibyangombwa bye byaranaje ubu we yemerewe gukina derby n'abandi mujyanama bizindukiyemo team manager wa Rayon ari kubyirukamo ngo ibyangombwa biboneke nabo uyu munsi bagomba gukora abaye registered kuri derby ari batatu bagomba gukina uwa mbere daho kuri gatatu bavuze tuyuwe ni bagomba ko ari kuri gatatu umuntu wo kuri APR uzaba uri gukina ku ruhande uzahangana kira kinyamaswa kimeze nk'amango ndende kuri gatatu cyaje muri Burkina Faso mu defense hanyuma Yannick Bangala mkongomani agomba ko ari umutima wa defense kirana na Emery Bayisenge anzu mvani ma abana bitwa barusha makera bench n'abantu bakuru bakina derby Yannick Bangala agomba ko ahagaze Fabrice yaravunitse akirana na Emery Bayisenge undi mukinnyi bamwita Likau Pizarro kitoko kuri gatandatu agomba ko akina 6 ya match ntumbwire ngo rushana ntumbwire ngo bane Sefu yanagiye gatandatu abo batatu mutoza ariko batamanje. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye kino kiganiro. Niba wakunze ibyo dukora ndetse ugakunda amakuru tukugezaho tanga subscribe tujye tubana rwose. Ndakwinginze amakuru y'imikino ntuzigera uyabura azahoraza ndetse uzahora uyabonera igihe. Ni amakuru azajya aza umunsi ku munsi ndetse tuzajya tuguha ibiganiro bigiye bitandukanye ku munsi. Bana natwe kandi ntiwibagirwe gukora subscribe.